nanjye kubasuhuza n'ubundi ni Mutesi Delphinizi nk'uko mubizi na channel ni Mutesi Delphinizi. Yesu ashimwe inshuti za Yesu, inshuti z'umusaraba, inshuti za Mutesi Delphinizi. Uyu munsi rero tugira umugisha ukomeye cyane, turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Ryoherwa, nawe arazi kwivuga nyine ubwo mbonye ntabyihanganira kutamuvuga kuko ni umugisha twagiriwe, turakwakiriye cyane Ryoherwa. Reka abanza dusengera Imana maze dukurikirane ikiganiro cyacu, tunabashimira abantu badukurikirana kuri channel yacu, abo turi kumwe live ku mpande enye z'isi. Ni ukuri Imana ibahumugisha. Shalom. Mana data twese, Imana yacu, Imana twiringiye kandi Imana ishoboye byose. Turakwizeye kandi kwizera kwacu mu buzima bwacu, kuba duhamya izina ryawe nuko dufite ubuzima mu buzima bw'Imana. Turi muri wowe ukaba ari muri wowe nibwo buzima, turi muri wowe ukaba ari muri wowe baba buzuye rwose ubuzima bwo guhamya ibya Kristo ndetse no kwiyubakira ejo hazaza no kubaka ubuzima bw'umuryango. Muri wowe harimo byose kuko nawe uri byose. Muri iki kiganiro tuyobore, twubake byose muri byose, twubake ubuzima bw'umwuka, twubake mu buzima mu mibereho yacu ya buri munsi, twubake mu kwizera ubuzima, twubake mu bushake bw'Imana ubuzima, twubake mu kwaguka mu buzima bw'Imana kuko Imana yacu tugufashe kuko uri imbabazi ubwambere kibi ku muntu aho guhora tegereje ko twagarura imitima yacu tukaguhindukirira tukaba muri wowe natwe turemera ubuzima. Rema byose rero muri iki kiganiro kugira ngo abadukurikirane basobanukirwe Imana nyamara. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiriye rero Ryoherwa, umukozi w'Imana, ni karibu urisanga. Mwakoze njye cyane kongera kumva narasura tukagirana ikiganiro. Hari amakuru mfite abadukuriye abo tufatanya kudukurikirana, hari amakuru dufite ariko hari n'ikintu ndi bubabarize. Ikiganiro uherutse gushyira kuri channel yawe Mutesi Delphinizi, twarakibonye numva mfise amatsiko yo kuzicana nawe tukagira ibyo mubaza, ariko nanone tuvuga Imana. Nubwo hari ibyo ndakubaza nubwo hari byarashije, ariko nanone ntituvuga ko tuvuga n'Imana. Kuvuga Imana rero ikiganiro cyawe nabonaga ko wagikoze uri mu mavuta. Ahandi hari confidence yo kuvuga, yo kutubwira ngo twige ngo twumve. Ese ari guhanura? Ni nacyo kintu ndabanza kukubaza. Ese muri kiriya kiganiro warahanuraga? Wari uri gutanga seminar? Wari uri kwigisha ijambo ry'Imana ngo tumenye ko wari uri kumvaga ari ibintu wanize bikuri? Ukagira icyo utangariza aho abagiye bakora comment. Uragira icyo batangaza ndetse mu mavuta y'Imana ko hari ukuntu abantu batarasobanukirwa imbaraga z'ubuhanuzi. Kuko njyewe uko nakubona ko yaretse yawe ukabona ko twe mu abavukiye muri ADEPR tubita murabo mu madini y'inzaduka, ariko mu rundi ruhande baranga kwitamo nabo mu madini y'inzaduka. Usanga rero bakugiriye neza, usanga uri kwera imbuto biri no kurusha n'izabo. Nanjye ndakubwiye ukuri, njye natangiye kuyobora amakorali yo muri ADEPR nk'umwana muto. Nta muntu waza muri korali atiteze igitambaro, nta muntu wasigamo amavuta ngo mwemere kuri ibi. Ariko muri icyo gihe niyo mwumvire byari doctrine kandi twarabyubatse muri byo, byari bikomeye tubigendera nyine ya confidence ibyo uvuga kwa kuntu njya mbibona nyine bikurimo. Ndabivuga mu majambo makeya, mwihangane n'inkoresha ikirundi n'ikinyarwanda nuko amasaha hose ahari. Murihangane n'ibivangavanga turabyakira ko turumvika. By'ibanze ndagira ngo mbaze, ese kiriya gihe wari uri guhanura, wari uri kwigisha, aba ari kudusubiza natwe kugira ngo dusobanukirwe. Ni byiza ko natwe turarushaho gusobanukirwa bitewe no kubaduha amakuru y'Imana. Murakoze cyane Ryoherwa, reka musubize.
kandi subiza n'abandi ubarije n'abazibajijeho cyane muri komenti. Ni ukuvuga ngo njyewe umutesi ni njyewe ubajije ko nari ndi guhanura cyangwa ntahanura. yego Ni ukuvuga ngo njyewe icya mbere nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, kandi n'ikiganiro natangaga cyari mindset, guhindura ibitekerezo, nyine ibitekerezo by'umuntu. Ni ukuvuga ngo aka kanya ntabwo ndi uwanjye ngo nigenge. Njyewe nta magambo nabona yo kubwira abantu ngo nicare mbwira abantu mvuge ngo nimugenze gutya, yewe n'ubwo bwenge ntabwo nari kubona ari nkanjye ku bwanjye. Byose ni Kristo. Kiriya kiganiro njya kugikora ntabwo nari nagiteguye, ntabwo nari nicaye hasi ngo duhure mfate ahantu nandike mvugishe, kuko nta n'imirongo nasomye. Yemwe hari n'aho nari mvuze ngo ni muri Daniyeli kandi ari muki, mbese nkavuga nyine ibitari. Ariko ni ukuvuga ngo njyewe mbese nahawe ijambo na Mwuka Wera, ahanga tujya kuri kamera yawe mwicare, numara kwicara njyewe ndaguha amagambo yo kuvuga. Ni ukuvuga ngo nanjye ntabwo nari nzi ngo ngiye kuvuga ngo imitekerereze y'umuntu ngo cyangwa ibintu. Rero byose navuze yari mesaje nari ndi gutambutsa. Abagize umugisha wo kuyumva bamwe bakayisobanukirwa abandi ntibayisobanukirwe, ni mesaje yavugaga ngo ibitekerezo byawe nibyo bitumye uba uwo uri. Ubunini bw'Imana yawe nibwo buha confidence yo kumva ko uri kumwe n'Imana, ukumva kuko uri hejuru y'ibyo bintu byose bikuruhije, uri hejuru y'ubwo burwayi, uri hejuru y'iyo nzara, uri hejuru y'ubwo bukene, kuko ufite Kristo uri hejuru ya byose. Kristo uri hejuru ya byose rero akaba ari nawe utuma nawe uba hejuru ya byose, ukumva urareba, ukabivugana confidence bitewe n'ubunini bw'Imana yawe ukuri. Icya kabiri kindi wavuze ngo wenda amadini y'inzaduka cyangwa iki, reka nacyo nyigusubizaho gatoya. Imana ishobora byose ntabwo ifite igira biracitse, nta bishyashya ifite, nta n'ibishaje, nta n'ubwo ishaza cyangwa ngo ugire gutya. Ni Imana yahozeho, izahoraho kandi rimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo ni ijambo wigize umuntu, atari yigira umuntu yabanaga na mbese niwe wahozeho, uko yahoze n'ubu niko ari. Nta nzaduka rero ziri muri Kristo mu gakiza k'Imana, sibyo? Nta n'idini ry'inzaduka rero, kuko nta cyane ibyo amadini n'imyumvire yanjye nyine mu bitekerezo byanjye numva, kuko nta n'idini, nta dini rizahagarara imbere y'Imana. Ko idini rya mbere ni umutima w'umuntu, ni umutima wanjye. Kuba ndi umwadeperi, ndi umureseresheni, ndi umuminibamu, ndi umunyagatulika, iryo dini ni ahantu duhurira tukavuga Imana, abayivuga mu uko bikwiriye Imana ibaha umugisha. N'abari bigenderamo rero bajyana n'ayo madini cyangwa iki, nibo babona ko hari inzaduka cyangwa n'ibiki. Ariko njyewe muri mayindi zanjye numva kuko nta nzaduka burimo, nta bishyashya nta n'ibishaje. Kristo ni umwami yahozeho kandi azahoraho, na kera yari ariho mbere y'uko aza mu isi. Nuko nicyo gisubizo cyanjye nawe. Ndakomeza kubaza rero ko akenshi tuba tubariza komenti zatanzwe, kandi ni byiza ko badukurikiye abakurikirana ikiganiro bajye bihangana bakore komenti kugira ngo mu kiganiro duhuze ibitekerezo twunganirana, kugira ngo tugaragaze icyubahiro cy'Imana kuri twe. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo twaremwe mu ishusho y'Imana, turasa n'Imana. Birasobanuka gutya rero, wowe shyigikira umurimo w'Imana mu bakozi bawe. Kandi igitekerezo ibigushimisha ubikore share, cyane ko nanjye ku kiganiro wakoze uri wenyine hari ibintu byahoraga ku mutima, ijambo rikuru ryahoze ku mutima ngo y'Imana ibyibushe muri wowe, wayakudekinze muri wowe, ikaba ngari muri wowe, ukora bigari muri wowe. Kandi koko hari ijambo ryari rifasha umukozi w'Imana yavuze, icyo ushaka kuba cyo nushaka kubaka igihugu kigakomera, kikagira ubudahangarwa, kikavugwaho n'amahanga menshi, uzacyubaka kuko ni ubushake ufite muri wowe, kandi ibikurimo nibyo bizasesekara, ni nabyo bizagira inkomezi. Iyo politiki ni wowe uyiheginze, ni wowe ifite ubuzima, ni wowe ufite iryo shaka n'umuhamagaro.
icyo ushaka kuba kiriho nicyo ubaka. Ntabwo uzategura kubaka inzu irimo ya nyakatsi ube ari wowe wasetinze muri wowe, Imana isetinga kubaka irimo amakaro kandi utazamenya kuyakora. Birasaba kwakudetinga ibintu byose ukamenya niba inzu y'amakaro yubatse urashaka umukozi ushinzwe gukora isuku ku makaro uko amakaro yandura. Ubwo no muri wowe rero ntabwo Imana yajya gusetinga iryo jambo ryarubatse ku buryo ryagize aho rivana bigira aho rikira. Noneho uburyo nakubonagamo biziko njyewe narareba buriya muntu wambaye Helena wambaye Chanel inakiriwe mu matorero mu itorero ritabyemera. Ndavuga rero ngo nje gushaka amakuru kandi ayo ndashaka kuko dusanzwe tuziranye uri n'inshuti, ariko mu buryo nakubonaga nabonaga umuntu wo mu isi nyine kuko twatitaga, ariko ijambo wubatse muri ubu ni ubuzima bwe. Kuko nimba muri njye ngomba kubakamo Imana nkaba nakura muri etaje kuko Imana yubatse muri njye yaremeye byose, kandi noneho nabyubatse muri njye ndangije ubwanjye ndiya kudetinga Imana nari yakura ubuzima muri njye. Nawe rero urabashaka kugira ngo tubisangize abandi kuko njye byamaze gukomera kandi Imana yamaze gukomera umugisha mwinshi. Byubake rero ufasha tubyubake mu badukuri kandi nawe uko barushaho gukora share na comment uzakomeze waba ubwami bw'Imana muri wowe, amavuta y'Imana bwanze muri wowe, ubuzima bw'Imana bwanze muri wowe, icyubahiro cy'Imana kimanuke gitamburira imbere y'abantu. N'ubu bakora ibidasanzwe muri iki gihugu turushaho kutubaka gikomere kandi turi intwari zo guhamirizwa n'amahanga yose. Ndagira ngo dusobanure ikindi utarasobanura runaka, ariko manasobanura umuntu yakubaka Imana ikaba ngari muri we kuko hari ibindi nka bitatu ndumva ashaka kukumva. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wubake ubunini bw'Imana yawe muri wowe, ikintu cya mbere ni ukubanza ugakiza ukakira Imana, ukakira Kristo umwana w'Imana muri wowe nk'umwami n'umukiza wawe, ugatandukana n'ibyaha ibintu bibi wakora, kuko Imana ni urukundo, ni urumuri kandi ntabwo urumuri rubana n'umwijima. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakiza abantu babiri. Narabivuze ndavuga ati ntabwo waba ufite irangamuntu yo mu Rwanda uri umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda ngo nugera muri Kongo ubwerekane uvuge ko ari ubwawe. Naho ugeze biramenyekana bakavuga ati uyu muntu ni umunyarwanda ko naho utavuga. N'umukongomani aje mu Rwanda ukimukubita ijisho tuvuga ati umuntu ni umukongomani se naho atavuga. Ni ukuvuga ngo urabanza wowe ukiyambura ibyo wari wambaye. Nkanjye urugero nabanje kwiyambura ibibi byose nakoraga byose ndandika hasi, ndangije ndavuga ati Kristo ni wowe mwami w'ubugingo bwanjye, ni wowe mwanza amaso aka kanya, ni wowe rufunguzo rwanjye yewe mutima, ndakwihaye nyobozi. Nimara kumwifungurira gutyo nihanye ikisa n'ikibi cyose cyatuma agendera kure yanjye. Nimara kwirukanamo ibibi rero rusange yahise anyinjiramo. Akimara kunyinjiramo ibyanjye byose byarahindutse. Ni ukuvuga mu bitekerezo byanjye nahise nubakamo Imana, ndangije Imana nta hantu nayigisha niha ubunini bwanjye hose iruzurira sendere muri njyewe, nayo rero inkorera ibinini. Rero kubaka ubunini bw'Imana yawe muri wowe ni ukuyiha wowe wese akaba ariyo ikuyobora, n'uwawe ngo wigenge, n'ujye kubwiriza ijambo itakubwiye, n'ujye kuvangira avuze itavuze, n'ujye kwishushanya, n'ugire gute ukagendera mu murongo Imana igushaka, ikaba ariyo ikuyobora ikagutegeka. Mbese wiherera byose, ntuvuge ngo ngewe ngo byomerwa ngo bariya ndashoramo miliyoni zanjye zingana ngo zigomba kunguka byanga bikunze. Vuga ati nateguye umugambi wanjye, nakoze bije, nagize gute, ariko Uwiteka we aba ari wowe ubiyobora, aba ari wowe uyobora. Ese mu bwenge mbwira icyo gukora. Ubunini bw'Imana yawe ni ukuyubaha, ukayumvira, ukagendera ku mategeko yayo, ukareka ikakubamo nawe ukayibamo wowe wese, apana inusu apana igice.
urugamba ndabona aribwo rugiye gukomera rero. Hari ukuntu umuntu yabaga yinjiye mu rusengero akamwambura shanete, akamwambura amaherena, akamwambura ibikomo, urakavuze rero ndavuga se nibyo waba wariyambuye uko urumva nabaye cyakora isomo nkuyemo. Hari igihe tubibambura ariko ntiyambura ibyaha, birashoboka ariko ntabwo ndabyumva neza. Hari ukuntu tujya twigisha abakristo iyo turi gukora semina, twe hari ubucukumbuzi dukora kuri Bibiliya cyangwa se ku mwuka w'ubuhanuzi. Kuri bivuze ngo tuvuge ngo Imana yavuze itavuze, umuntu amenya ko Imana yavuze ryari cyangwa se itavuze ryari. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwa mbere ni Bibiliya, ariko n'abantu bayikoresha bakanabeshya kandi bagasoma imirongo yayo muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo njyewe uje kuguhanurira ufite ibindi, ariko wowe nje guhanurira nawe ufite Imana muri wowe, sibyo? Kandi ufite umwuka wera ukuyobora, nicyo mwuka wera abereyeho. Aka kanya ushobora kuguhanurira ibintu kuko nawe urasenga, nawe ubwawe ijambo riturutse ku Mana ntabwo wariyobera. Uri umuntu usenga pe by'ukuri, ufite Imana nawe ukurimo, umwuka wera ukundimo uri kuvuga n'ukurimo birakonegita kuko ni umwuka umwe uva ku Mana. Hari ijwi nawe riza mu mutima wawe ko niba iryo jambo rivuye ku Mana rigahora ribyingana muri wowe n'ubundi rikubwira, ese nawe ukanagenzura ukanakoresha na biriya kuko uvuga ibintu uyu muntu ambwiye kuko bivuye ku Mana. Ikintu cyishe abantu muri ino minsi, abantu ntibagisenga Imana, nta nubwo bagishaka kujya imbere y'Imana ngo bayibwire ibyabo nk'Imana, ahubwo bo bashaka izivuze, bashaka ubuhanuzi. Nta Mana bafiteho icya mbere muri bo, nicyo cya mbere. Imana bavuga babwirwa bayibwirwa igacamo igahera hano, nabo ubwabo bayivuga ku muntu. Ntibazi ko n'igitedi bafitanye n'Imana kuko ntibayizi, ntayibarimo. Uraza no kumubwira wowe ibyo ushaka ko yumva. Ko abantu nyine muri iki kintu bakeneye nawe wahanura utemewe n'umwuka w'Imana wanabera. Nta muntu udakeneye amafaranga, nta muntu udakeneye imodoka, nta muntu udakeneye ubuzima bwiza. Abakobwa bakeneye abagabo, abagabo bakeneye abagore. Urumva ntabwo wabura ikintu ugira umuntu. Iyo rero na wa muntu nawe utazi Imana, udafite Imana muri we, nawe ubwawe nawe ntayo ufite, ahubwo wari ibintu wishyizemo wari mu mutwe wawe uvuga ati abantu bakeneye ibindi agenda mbabwire, ibindi agenda mbabwire, arabikubwira ukabyemera ugategereza ko bizaba bikabura. Ubu hari abantu benshi batondera Imana bavuga ngo Imana ngo yaravuze, ngo imyaka Imana imbwira ibintu ntiyabikoze, kandi nyamara si nayo yavuze. Kubera ko hari imyuka myinshi. Utandukanya rero umwuka w'Imana, umwuka wera n'imyuka y'imbaraga zo mu ijuru, ni ukuba ufite Imana muri wowe, ubunini bw'Imana yawe, umwuka wera ukuntu ubanye nawe. Abakozi bisobanuye neza. Kuri bugirimbane indirimbo ya 318 harimo igitero umuntu bavuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa amen. Kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa icyo mvuye muri iki kiganiro ni uko nagira ngo dufatanye icyo yifurije kuza tugufashe kumvikanisha iyo pasi kuri ubwo buhanuzi buzerere. Njye nakoze umurimo w'ubupasitori. Iyo turi guhugura abafite impano zitandukanye, impano z'ubuhanuzi, iyo tugeze ku mpano y'ubuhanuzi, kuriya Petero yari ari mu cyumba cyo hejuru aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubana, niho dogitine y'ubuhanuzi, niho imbaraga zo guhanura, niho imbaraga zo kuzubuka we ngo zamuke. Yaravuze ngo wa wundi mwishe mukamubana. Hari impamvu yabivuze, kwizera kwari kuri muri yumva ashaka kugusangiza muri Yerusalemu, muri Yudaya, aravuga ngo ndifuza ko kwagera natwe.
hari abantu bajya bitiranya ibintu cyo ko kubivuze ngo umuntu nahanura azasanga muri wowe hari izindi mbaraga zikora update kuri bwa buhanuzi bizimara ko updatinga bwa buhanuzi muri wowe waguke imana y'imbaraga zidasanzwe yaguke muri wowe hakundi kuvuga ngo imana nini nuyakudetinga muri kabagari izakora ibikomeye niko n'umwuka w'ubuhanuzi ukorera muri wowe wa muhanuzi yakoresheje kwizera avuga ibitangaza by'Imana ndetse kwa kwizera ni nako kwari n'ubundi bwabo nuko abantu batatekereza ngo babyumve niyo bize ntibafata ntabwo ndaguhanura ngo arebane nayo ahubwo umwuka uri muri wowe wakudetinga kwizera akumva ashaka kugusangiza abana akavuga ngo nyamara n'intara nyamara n'igenda gusa niko n'umuhanuzi yagiraga ibyo asangiza ibwami buhabwa hakorerwa n'abantu akagira ibyo byakudetinga muri we akabisangiza umwami nuko igihugu kikarushaho kongera kugira ubuzima kuko wumva umwami yakudetinze umuhanuzi yamuhakudetinze hakaboneka icyo bita kwizera hari ibintu mbere gukora ngo kwizera ni ubuzima nivuga ngo kwizera ni ubuzima rero iyo bimaze kuba ubuzima bitanga amahoro yamara kuboneka n'umutekano muri wo ugakora icyo ugomba gukora neza utekanye ugasenga ugatekereza gukora no kwambara n'ubundi buzima mu mibereho yawe buri munsi ngo barahugurana kugira ngo barusheho kubana amahoro kuvuga ngo ibintu byose biboneka ariko amahoro yamaze senda n'abawe kudeheruka mu ibihangano byarashize oya ibihangano bye ntabwo bijya bishyira muri ngewe kuko icyo nahamagariye gukorera Imana tubwira abadukurikirana no kuririmba byo ni ntabwo muri inshingano zanjye gira icyo ubwira rero ese ugifitiye akahe gateke ni impano yanjye ifite indirimbo ebyiri ngiye gusohora muri ino minsi ngiye kuba nzishyize kuri YouTube ziri audio then mu gushaka kw'Imana zanazikora video n'ubundi nk'ibisanzwe kurya muri iyi minsi babiri yego n'ino minsi cyane vuba muri iki cyumweru tubwire twitegure tugende tubasi dukoreshe umutima yabere no mu myumvire y'abantu bategereza indirimbo izaza ryari umunsi w'ejo indirimbo ivuga ngo wasangize gusinzirwa ekitiba n'itende ubuzire yekugatonda ngo ni wowe ukwiriye amashimwe icyubahiro ni icyawe izajyaho ejo nyuma y'iki kiganiro izahita ijya aha bo turagushimiye iyo ndirimbo cyangwa kumera abadukurikirana baturirimbiraho kugira ngo turusheho umero nanjye natangiye kwishima ndategereze nagize amatsiko turirimbiraho wenda agace gatoya twitwa natwe twaryohewe kuririmba ni impano yanjye kandi ni umurimo wanjye ni umurimo w'Imana niyo ndirimba mba numva nezerewe cyane kuko niho birafasha cyane maganira n'Imana yanjye kuko akenshi ndirimba buri munsi ndirimba ibintu bivuye mu mutima wanjye ni njyewe uzihimba ni nanjye uzisohora ukoze w'Imana rero witwicisha amatsiko bwira bariya abantu badukurikiranye babwire mbese tumara amatsiko indirimbo izajyaho ejo reka ndirimba nk'agace gatoya kari ku kayo biravuga ngo wasanide gusinzirwa ekitibwa n'isendo bikudire yegwe gatonda wasanide gusinzirwa ekitibwa n'isendo bikudire yegwe gatonda ni wowe ukwiriye amashimwe icyubahiro ni cyawe wowe Mana n'akarere dushyira ubwo uvuga ngo icyo gitero ukubirimbye mu kiganiro ni nako bivuga mu kinyarwanda ikiganiro dusobanurire mu kiganiro wasanide gusinzirwa ni wowe ukwiriye gusingizwa gushimwa ekitiba n'itendo bikudiriye bugatonda ngo icyubahiro n'amashimwe biza ni wowe Mana nshuti badukurikiranye rero turi kumwe n'umunyarwandakazi Mutesi Delphine akaba asobanutse mu rurimi rw'ikigande mu rurimi rw'abaturanyi bazabasha kuyumva
uzaturindira mu ndimi ebyiri yego ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda ni mu kiganza ni umuhanga rero kugira ngo ubutaha azadushyira no mu cyongereza ubwo ndetse n'indi rero nayo iya kabiri izahita ikurikiraho irahari reka nayo nikoreshaga kumva ndavuga gatoya kugira ngo uduhe agasambu iravuga ngo bwoko bw'Imana mushishozi bisi bana b'Imana nimurebe neza mufate ibyemezo ku by'iki gihe muhanga amaso yanyu ku Uwiteka zahuza amaso yanjye ku Uwiteka imigambi yanjye nyina y'Uwiteka uryama kwanjye bizwi n'Uwiteka kubyuka kwanjye bizwi n'Uwiteka zategereza Imana agakiza igise n'ibibuka byabo byacu bya kera ariko twajyaga muri kera ntavuze ngo muri bwa kagakiza kacu k'umwimerere ka kera nubwo tuvuga ko umwimerere hari naho twari njyewe njya mbwira abantu ahubwo mbona abantu b'iki gihe bakizwa bitewe n'uko isi aho isi igeze n'umuvuduko iriho bakaba bakizwa Imana gukumva ya confidence yawe birimo bakibyumva twaba twarakigwaga ibintu bihari ibyo byose bihari ubu bari gukizwa bajya guhinga akabona ari igihe cyo kwamugetinga Imana ngo nta bikiza k'umwimerere nta n'akatara k'umwimerere byose ni hano mu mitwe yacu kuko n'ubundi agakiza ka kera Kristo wari wakizaga abantu icyo ni nawe ubikiza uyu munsi muramukurikirana bene data kugira ngo noneho ikindi navugaho gatoya sori hari ukuntu ugeze kuvuga ati kera mwabamburaga amaherena amashanete abisize za lisitiki byose n'ibiki abambaye wenda amapantaro ntabwo babaga bazamo ni ukuvuga ngo ayo nayo yari amahame y'idini kandi ikindi nanone nabivugaho nkanjye urugero hari nk'abantu bajya bambaza ati ese twakijijwe ukaba utarugusubiza ukaba ucyambara amaherena amashanete ese ukaba ugisiga inzara bimeze bite ibyo bintu nanjye nkimara gukizwa kuko nari nkiri n'ubundi mutoya ntazi n'ibintu by'agakiza ukuntu bimeze nanabisengeye na cyane nkavuga ese kubisengera babaga babimbwiye ariko numva mu mutima wanjye nta rubanza binciriye kandi ijambo ry'Imana rivuga ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge no kuba mu byaha byo kujijura byari navuze ngo ubunini bw'Imana yawe kutiyobora mbere ko ndavuga ati ko ntacyo iwanjye ngo nigenge reka numvire Imana nibimbuza mu mutima wanjye kurubanza ibyo bintu nasanze nta rubanza binciriye kandi Imana irakomeza ikankoresha nk'utameze irangira nambwira ati ninjye waguhamagaye ujye ukora ibyo nkubwiye tudatinze mu kiganiro tugeze ku musozo kugira ngo abazakora comment nibo bazaduha amahirwe yo kongera gukora ikindi kongera tukagira ibiganiro tuvugaho kugira ngo tubamare amatsiko nanjye kuri mfite impamvu nifuje gukorana nawe ikiganiro kugira ngo tugire ibyo dusangiza abakurikirana channel yawe n'abateraho comment kugira ngo icyo gihe cyacu kugira ngo nabateze muri 89 nta masoro yabagaho nta nzara zabagaho n'amaherena ntayarahari igihe rero bashiki bacu bashaka kubikora ndetse ntibari no kubyemererwa bitewe na doktrine y'itorero aho babishakiye rero bagiye batuyobora kujya mu yandi matorero aho bashoboye kubikorera kandi bakagumya bagakora ibyo ntabwo bikiri impaka kugira ngo n'itorero navukiyemo ko nyina byabo n'umushumba uri muri iryo torero kugira ngo wenda bapfuye wenda iterambere ritaraza ariko ntabwo icyo gihe byabaga byakora ariko mpamya neza n'umutima wanjye ibyo bitarimo agakiza niko twine kugira ibyo urinda abantu kugira ngo batarangara ubu kigero muri abasirimu niyo none mufite n'igihe cy'uko mwarangazwa n'ibyo icyo nemeza ntahamiriza abantu nuko turi mu iterambere ryo gusa neza kandi bitabangamiye abantu kereka buri umwe yashatse kurigiramo n'uburangare nta hantu mutagira uburangare ushobora kuba wambara amajipo maremare ibyo byose ni ubuhamya ufite n'umutima wawe ukambara uburyo itorero rigutegeka ariko utarikuyeho umwambaro w'ibyaha utarikuyeho umwambaro w'ubuherezi ubundi akubwiza ukuri nta muntu uramanurira ibyaha aho nagera hose
nagiye njya mu bihugu bitandukanye bamanurira kujya mu bihugu bitandukanye by'iterambere nko muri Amerika bakamanurira kugura imodoka no kubaka inzu nziza ariko fiziko kuko narutse n'umwana w'umugitanzi bakabaza ngo kandi hari igihe nanirebye mbona afite n'ibiruti by'abandi nuko mbona icyabaho byinshi ariko nasaba Imana ikambara kugirana kugera gutangaza abadukurikiranye ko Imana bugukunda hari n'abagerageza kuyikangisha abandi ngo burya ngo udakora bukizakwica ngo nutakora bizakwica ndagira ngo imyizerere yanjye kuko hari ako wavuga gutanga ikiganiro ubushize ngo ndagira ngo batangarize kwa ukuri ese twasangiza iki abadukurikiranye ukuri kuzaba kwiza bamaze gufata icyemezo wa wundi twabwiye amaze gufata icyemezo cy'inama twamubwiye ku bana kwabo kwiza baraburana kugira ngo batagwa mu byaha za mpuguro uburyo baba bazifatira ibyemezo niko kuri kwabo njyewe kenshi mpamya ko ukuri nyakuri kwa muntu n'imyumvire mu myumvire yawe rero n'uwo ufatiramo icyemezo ukavuga ngo ngiye kwapudetinga ubuzima bw'Imana muri njye iyobore ari imbere umuyobozi muri byose noneho wakongera ko rya jambo ryawe ubunini bw'Imana yawe utazisenga ngo ya Mana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo ya Mana ya Mose kuko ngo Mana yacu njye nk'ubu nanjye mu myumvire yawe sinjya mvuga ngo Imana yateganyije igihe zapfu nubwo yateganyije igihe cyo kubaho gukora guteganyiriza byawe ni ukuvuga ngo Imana y'ubwayo yamaze kubisezeranya gupfa kwanjye n'Imana kubaho kwanjye n'amahirwe ubongera ubyumve gupfa kwanjye cyangwa ibyaha byabo ngurana ni impanuka kandi impanuka mu byo mu mukozi wawe kubaho kwanjye kubaka inzu nziza kubaho neza ni amahirwe ariko noneho ntabwo neza ikiri mu biganza by'Imana bisaba buri munsi iby'amahirwe iyo mpanuka ya shitani kuko aravuga ngo washubushije kuko umanukiwe na Satani yaje gutera impanuka ubwo rero byose tugenda duhangana n'uburyo bunini bw'Imana rero muri bo akenshi uzajya twitaka ugenda urusimbuka utibuka bya byago bya shitani ugwa ku mahirwe y'Imana utera urusimbuka Imana muri kuri aho ngende twavuga ngo amenya kandi hari umuntu ubyuka mu gitondo akavuga ati rero nawe karyo mu gitondo shenete kizimudara nisige ngiye gute mu mutekerero byawe ibikurimo akagenda ngiye kwambara kariya kantu ku buryo akunda nyura kose barandeba ese ngiye kwitega n'ibiki ibirimo hano mu bitekerezo byawe nibyo bituma uba uburiwe ubunini bw'Imana ikora ibingana no kuyifasha ikora uko ingana muri wowe inshuti yacu rero tugiye gusoza gira icyo ubwira abadukurikiranye babwira ijambo ryo gusoza ngo batubwire ibiri mugiye gusohora ariko byibuze nk'umukozi w'Imana kandi turakubaha rwose kuba wamaze gushyikira ubunini bw'Imana gira icyo ubwira abadukurikiranye kandi tuguhe n'umwanya wo gusenga kugira ngo dusoze iki kiganiro mwakoze ikintu njyewe nabwira abadukurikiranye kandi muramvuga kitava no mu kanwa kanjye isaha n'isaha umunota ku wundi uko yita mu mwanya kandi nuko Imana ishobora byose kandi ikindi kuba uyifite wowe muri wowe nk'Imana yawe nta muntu uzagushuka nta muntu uzakugusha mu mwoza cyangwa mu cyi bizaterwa n'ubunini bw'Imana yawe ikurimo niyo ndakubwira abantu nti Imana ya Meshake Saduraka ibyo yabakoreye ni urugero rwiza ariko nawe wicunze ukareba ufite urugero rwawe ibintu Imana yagukoreye aho ugenda wirengagiza cyangwa se utanibuka ariko urebye neza urebe kuva nonaha ibintu Imana yagukoreye urebe isi nyinshi yagiye ikurinda urebe ibibazo byose yagiye ikurinda none uri no mu byaha uvuga ati Imana ndakwinginze denge byose ubirebaho byitegereza n'umujura agiye kwibara ngo Mana ufashe mu bana ndetse Mana ufashe mwire ngo biriya bintu byenda bikeneye Imana ifite ubushobozi bwo kuguhagarika rwose wajya no kubigeraho n'amaboko akabakoraniza cyangwa agahina ariko irakure
iragukeneye, ikeneye kuko wowe umunsi uzica ugahindura ibitekerezo byawe mayidiya, ugahita mu gitondo uri kuvuga ati ibintu byo kwiga ndabirambiwe, ibintu byo gutambana nase ngumana mufashe mbona amafaranga ndabirambiwe, ibintu byo kwiga mbeshya niranye abantu inzangano amashyari ndabirambiwe, byose mbivuyemo, ibitekerezo byanjye mbirimo gukurikira Imana, gukurikira Kristo wampfiriye. Icyo gihe n'uburyo ibitekerezo byawe ukamwakira ibintu ukabisezeraho ubiseze, azaza yicaremo ubunini bwe, nibwo buzakora ibyo byose ushaka, nibwo buzaguhindura ushaka kubaho. Ubunini bw'Imana yawe nibwo buzaguha ububaho ibitekerezo byawe mu mutwe wawe. Rero inama nakugira ni ukwihana ukagarukira Kristo wowe n'umutima wawe, ntagushinjije, ntavuze ngo va muri ibi va muri ibi va muri ibi, kuko urabizi bidahesha Imana icyubahiro. Bivemo ukurikire Kristo, wihane, wature, uvuga ati nkurikiye Imana yanjye, ibindi byose bizagenda neza, bizashoboka. Murakoze cyane, reka dusenge maze dusoze ikiganiro, kandi dushimira n'abadukurikiranye n'abazadukurikirana nyuma. Tubashimira n'ukuri inkunga y'ibintu dutera no kumva ijambo ry'Imana, nicyo twebwe tuba tugamije, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure. Kora share, sangiza abandi, nimba ijambo ryagufashije nk'umukozi w'Imana rwego ryagufashije, araza ndetse abarezi n'abandi abatanga content, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri pe, basabiye umugisha abatanga like, subscribe, abakora share n'umwanya ufata wo kumvira ijambo, ngusabiye umugisha kandi mpagaze mu budahangarwa bw'Imana. Ndi umukozi w'Imana, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Yaguhora kumvuma Imana, wowe ushobora byose, Jehova mwiza. Mpagaze mu budahangarwa bwa Kristo watugize abaragona n'ubugingo, tukitwa abana bawe Jehova. Atari amaraso ya Yesu ntabwo tuba turaba, nta nubwo mba ndi njyewe, nta nubwo mba ndi uwo ndiwe aka kanya. Kristo waje muri njye akampindura, akanturamo. Mana nzaza nirata ubunini bwawe muri njyewe. Nta kintu gushinja, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nta kintu tugushinja Jehova. Reka ufungurire abantu imitima yabo kukumvira no kukuba, ugabanye abari gukongera amatiko Mwami. Iryo jambo nzahora ndivuga, kuko kuba umuntu atagufite Mwami ni umubabaro, nta byishimo, nta munezero, nta bukire, nta buzima. Nawe yagira zahabu n'ifeza, nawe yagira ubutunzi bubaho bwose ku isi, atagufite ngo byose ni umuyongo. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo kukugira ni umuntu aba afite byose, kutubaho tukakubamo. Kristo uri mwiza, ndagushima. Reka umuntu wese wadukurikiranye muri iki kiganiro nk'umugisha, kandi Mwami ufungure amatwi ye y'umutima n'umubiri n'ubugingo tukumva. Reka uturindire umubiri n'ubugingo Mwami. Umukozi wawe musabiye umugisha, kandi ndagushimira wamugeze agera aha. Ikiganiro kigenze neza, ijambo ryawe rigenze neza, umwuka wera yari ahari nakumvishe. Kristo wahabaye Jehova n'ukuri wakoze, umugezeho neza amahoro, kandi tumusabiye umugisha Mwami Imana yanjye, aho yakuye ijambo ryawe kuvuga wongere umugwize, ndetse umushyiramo na byinshi kurushaho, kugira ngo n'ubutaha azagaruka atubwire. Kandi Mwami n'aho azagera hose azajye akomeza avuge izina ryawe, azakomeze yamamaze ijambo ryawe, maze uduhe kurama, turamire kuzakubona kandi gukora ibyiza. Tuzasaze tuvuga izina ryawe Mwami, tuzabwira abana, tubwire abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvizi, tuzabwire Mwami Imana abo tuzahura nabo bose, n'igihe tuzaba tutagishoboye kugenda ariko urimo urigikora, tuzavuge ngo uri Imana, tuzakuvuge tukuzi apana ku isonga y'ururimi. Ngo ukomeze utugirire neza rero Mwami, kandi ukomeze ubane natwe, dusengeye gutandukana mu mibiri ariko ku mutima turi kumwe, kandi buri umwe wese ugendane nawe kukubera hose icyarimwe. Urakoze kuko ari wowe wera, ni wowe wera wenyine, ni wowe ukwiriye amashimwe, ni wowe Mana nyamana itari bayani, ni wowe utari ikigirwamana, ni wowe Mwami Imana uri mu ishusho yawe ya wenyine, ni wowe waremye isi n'ijuru, udendeza inyanja mu itangiriro narabibonye. Mwami buri kimwe cyose cyavuye mu biganza byawe. Reka ibyo turangamiye byose hano mu isi, ubutunzi n'ibiki byose tugufite ntacyo tuzabura, kandi turagaho kubihana dufite ibimenyetso birenga kimwe. Uri Imana, ni wowe ukwiriye amashimwe. Mpagaritse rero imyuka mibi mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu ndahambira. Ahubwo Mwami Imana yanjye, ubutware n'ubushobozi bibe ibyawe kuri twese. Bisabye nizeye mu izina ryawe Kristo, buri wese ugendane nawe. Bisabye none aka kanya n'iteka ryose, kandi naturanguye Mwami. Amen.